أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mukurikiranye iki kiganiro Muwaluna Ahlulbayt TV, ikiganiro gitangiye tariki 4 z'ukwa 12 2022 isaha y'isa 3 zuzuye. Ni ikiganiro cyiswe havamo isomo. Ku munsi wo kuwa mbere tuzaza tugezwaho n'abantu babiri harimo na Answarullahi Adi nanjye Abdul Balik. N'ikiganiro Ali kimeze ute? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ni ikiganiro gishyashya kitari gisanzwe kuri Muwaluna TV. Ni ikiganiro tuzajya tugerageza kurebera hamwe imvugo z'umuryango w'intumwa y'Imana, imvugo z'abayisilamu batubanjirije beza, imvugo z'abamenyi dufite mu idini ya Islam, imvugo z'abantu basanzwe bamenyereye ku isi ariko bavuze ibintu bishobora kugira icyo bihindura ku buzima bw'umuntu, yaba umuto, umukuru, abakuze n'abasaza n'abakecuru muri rusange. Ni ikiganiro kuko nari nabivuze tuzajya twibanda cyane cyane ku bijyanye n'imibanire y'abantu, kuko ubu ngubu ku isi hose ikintu gikomeje kuba kidasa neza ni imibanire y'abantu bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko tugiye kugerageza dutange umusada wacu, tugerageze turebere hamwe ese niki twakora, ese niki bakoze twakwigiraho kugira ngo natwe ubuzima bwacu bumere neza, kubera ko uburyo ubanye n'umuntu neza namwe nawe ubwawe umeze neza. Tugiye guhera kuri nde rero Abdul? Rero kuri ubu ngubu iki kiganiro nuko wari unabivuze wa mungani, ni ikiganiro n'umuntu utari umuyisilamu azaza ugikurikirana. Urebye na hano havamo isomo, mutega amatwi. Imamu Ali aragira ati mugerageze kubana n'abantu neza ku buryo nimuramuka mupfuye bazabaririra. Agakomeza avuga ndetse nimuba mukiriho bazabakunda. Niba mubyumvishe neza, Imamu Ali ibn Abi Talib ni umuyimamu wa mbere mu bayimamu cyangwa se mu bayimamu 12, cyangwa se ku bantu batazi abayimamu baribo nakambyite ngo Imamu Ali, ariko we ntabwo ari umwuzukuru w'intumwa y'Imana, ariko ni umukwe we, akaba yanaba n'umwana we kubera ko yamureze, ariko akaba n'umuvandimwe kubera ko base baravukana. Ni ukuvuga ngo Imamu Ali ni umwe mu bayimamu cyangwa se ni umwe mu bagize umuryango muziranenge w'intumwa y'Imana. Rero amagambo yavuze nayo twayakuramo isomo, nayo havamo isomo nk'uko ikiganiro cyitwa Abdul. Ni ukuvuga ngo kuri aya magambo yavuze ngo tugerageze kubana neza ku buryo nituramuka tunapfuye bazaturirira, ndetse nituba tukiriho ku isi bazadukunda. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo kuri iyi si burya iyo ubana n'umuntu neza arakwishimira, mukishimirana. Kubana neza hano turimo kuvuga ntabwo ari ukuryana, ntabwo ari ukubeshyerana, ntabwo ari ugusuzuguzanya. Mbese kubana neza turi kuvuga ni ukubana neza, yaba umuvandimwe wawe yaba umuturanyi wawe, tukageza kubana neza, tukagereza kubaho mu mahoro ntawe ubangamira undi. No muri Korani n'abandi bantu benshi barabivuga, kubana neza burya ni nk'isoko y'ibyishimo hagati yaba umuturanyi cyangwa se umuvandimwe mu Muyisilamu cyangwa se umuvandimwe mu vindimwe. Rero Abdul, buriya ari nanaguciye no mu ijambo hano, Imamu Ali avuze ikintu gikomeye gose. Hari ukuntu umuntu apfa ahubwo abantu bagaserebura kugira ngo bamuririre. Icyo kintu kijya kibaho, ukabona umuntu yari igikomerezwa kuri iyi si yacu, yarishize hejuru, ariko yapfa akaba aribwo abantu bishima, akavuga ati kuba tuvuyemo ni byiza cyane. Cyangwa ukaba uri hano kuri iyi si ukabona nta muntu ugukunze. Niyo mpamvu Imamu Ali avuga ndetse niba mukiri kuri iyi si mugerageze ukuntu abantu bose babakunda. No kubana n'abantu neza hano Abdul, ni ukuvuga ngo ni ukugerageza no kwiyoroshya kugira ngo
tubane neza n'abantu. Ntiwumve ko umuntu kubera ko mutari ku rwego rumwe mutagomba kubana, kumva ko umuntu kubera ko mutari ku rwego rumwe mutagomba kuvugana, mutagomba gusangira. ntabwo mwakicarana ngo n'ahantu hamwe. ngo ugarutse kuri icyo kintu nibuka ya migani y'abanyarwanda ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Ariko ibyo bintu ntabwo twakomeza kubigenderaho kuko biriya bintu bikurura amakimbirane mu mibanire y'abantu. Nicyo Imam Ali yavuze rero, burya iyo umuntu mutabanye neza, iyo utabaye neza muri sosiyete, abantu uborohera, ntabwo iyo upfuye ntabwo bibabaza cyane. Iyo upfuye nk'uko babivuze ni handi babyishimira kurusha uko bibabaza, kuko ni ukuvuga ngo ni ikintu ni ukuvuga ngo ni kwa kundi uba ufite wenda n'umuntu ubwe gusa, urumva kubera ukuntu ugiye atabishakaga, anagukora tawassul akazaza anagusabira kwa Nyagasani. Wallahi icyo kintu nicyo. Ariko hano Imam Ali dukomeje, yagiriye umugabo cyangwa umuswahaba we witwaga Kumayiri, amugira inama 5. Muri iyo nama ya mbere tubanza tuyiganireho. Ni inama ikomeye cyane. Banza utubwire ngo iyo nama bundi ni iyihe yamugiriye. Ni inama yamugiriye muri makeya, urumva, ni inama yari ari kumugira kugira ngo uko yakitwara kuri iyi si, amubwira ko agomba no kuvugisha ukuri. Rero havamo isomo. Inama ya mbere Imam Ali yagiriye Kumayiri, yambwiye yewe Kumayiri, ntuzigere ureka kuvugisha ukuri na rimwe. Wumvishije? Ntuzigere ureka kuvugisha ukuri na rimwe mu buzima bwawe bwose. Uzabe umufana w'ukuri. Ndabyumva. Ari umufana w'ukuri. Ndi umufana w'ukuri. Nizere ko nawe ari uko nguko. Kwera Imana. Yaba mu bikomeye, yaba mu bintu urumva mu bintu bikomeye, ugomba kuba uri umunyakuri. Nuvuga ngo nicyo ashaka kuvuga, ni ukuvuga ngo niba ubonye bigeze ahakomeye ngo uhite utangira kubeshya ngo kugira ngo utagira icyo uba, nicyo numva hano yashaka kuvuga. Kandi waba ufite ingufu cyangwa waba uri umunyantege nke, waba ufite agaciro gakomeye, waba wicaye ku ntebe y'ubutegetsi, waba uri mu minsi y'ubutegetsi, uri munsi y'ubutegetsi. Yavuze ikintu gikomeye. Kabisa. Ni ukuvuga ngo hano atanze ingero, ni ku bantu bose batuye ku isi, ni ku bantu bose tubana nabo, ni ku bantu bose duhura nabo. Ni ukuvuga ngo yaravuze ati niyo waba ufite ingufu, waba uri umunyantege nke, waba wicaye ku butegetsi, waba uri munsi y'ubwo butegetsi, ni ukuvuga ngo uyobowe, ni ukuvuga ngo kuri abo bantu babiri, waba uri munsi y'ubutegetsi cyangwa se uri umutegetsi, waba uri umunyantege nke cyangwa se ufite intege, ba umufana w'ukuri. Iki kintu kizagufasha kubana n'abantu, n'uba umufana w'ukuri utitaye ngo umeze ute, ngo mbese ngo ube umufana w'ukuri, ube umufana w'ikinyoma kubera ko nta ntege mfite, nimvugisha ukuri barankubita cyangwa se ndabizira, ngo nta mbaraga mfite, nimvuga imbaraga ubwo wumve imbaraga twavuze z'ubutegetsi, wumve ngo nimvugisha ukuri baramfunga, baragira bate. Ba umufana w'ukuri ku rwego rwose waba uriho. Muri make Imam Ali yasabe kusanyiriza ahantu hamwe, aramubwira ati ngo muri make mu gihe cyose, mu gihe kiri mu buzima bwawe bwose, uzabaho hano kuri iyi si ukiriho, uzavugishe ukuri. Ali bivuze ko Imam Ali yaravuze ati mu gihe cyose uzaba ukiri hano kuri iyi si ya Nyagasani, uzaba umufana w'iki? Uzabe umufana w'ukuri. Abdul, iki kintu kirakomeye. Abantu benshi kuri iyi si ukuri, kuvugisha ukuri biradutsinda. Abantu benshi kuvugisha ukuri biratunanira bitewe n'inyungu cyangwa se bitewe n'ibyo turi kwirinda. Ariko hano Imam Ali atumaze impungenge, aratubwiye ati ku rwego rwose waba uriho, gerageza kuvugisha ukuri mu buzima bwawe bwose, uzavugisha ukuri kubera ko kabone ni ukuvuga ngo tugomba kwirinda ikintu cyose kiraduhuza n'ikinyoma, niyo twaba turi mu bintu twumva ko ari imikino. Imam Ali yavugishije ukuri hano. Hano yavugishije ukuri kabisa. Noneho
hari ikindi ngo nyuma y'umunyacyubahiro wacu Imam Ali naam aragira ati ngo hari inama yagiriye yakomeje amugiriye inama ko hari abantu nabo akwiriye kubana nabo. Urumva? naam wari uzi ko hari abantu bo ukwiriye kubana nabo kugira ngo wuzuze iki kintu inama ya mbere yamugiriye. ibyo byo nibyo kabisa, ntabwo burya biba bigoye kugira ngo hari ahantu ugera ushobora kugera kuvugisha ukuri bikakunanira, ariko tugomba kugerageza. Tubwire kuri iyo nama ya kabiri noneho yagiriye ku Mayire. Aramubwira ati yewe ku Mayire, ujya ubana n'abantu batinya Imana. naam Uracyumva icyo kintu ari? aba bantu batinya Imana. Kandi ubakunde kuko umuntu utinya Imana abakunda Imana abagukunda kubera Imana. Buriya nta yindi urebye tubanje no kugarukiriza aha ngaha, yewe ku Mayire ujya ubana n'abantu batinya Imana. Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi ubakunde kuko umuntu utinya Imana agukunda kubera Imana no gushaka kwishimirwa nayo. Wabyumvishira ako kantu karimo kavamo isomo nako kantu. Ni ukuvuga ngo turagerageza kugenda duhuza izi nama turebe ukuntu bigenda bihura. Burya nubana n'abantu badatinya Imana, nubana n'abantu batagukunda kubera Imana, kuzavugisha ukuri bizakugora, kuzaba umunyakuri bizakugora. Kuko aba bantu, umuntu udatinya Imana, ikintu cyo kubeshyanya hagati y'abo bantu badatinya Imana ni ikintu gihoraho. Kubera ko umuntu ugukunda kubwo kudatinya Imana ntabwo azatinya kukugambanira mutari kumwe. Hano arabikomeza akabivuga ati ngo mu bibazo no mu bikomeye najya agusiga. Icyo ngicyo nicyo kuvuga ko Mama Ali arabikubwira byose. Ni ukuvuga ngo hano umuntu wese ugukunda ariko atabikorera kubwo gutinya Imana, mu mugongo inyuma yawe cyangwa se aho utari ntabwo gukunda. Aho utari biba bigoye kugira ngo akuvuge neza, akuvuganire, azakubeshyera. Ukumva ko kwa kuri tayari kwamaze kujya gute, kwamaze kuvamo. Komeza. Rero ngeze kuri iki ngiki nakunze ikintu umuyobozi wacu Muhtari, Sheikh Muhtari yavuze. Yaravuze ati umuntu ugukunda ntabwo akeneye ibintu, ntabwo aba akeneye umuntu, ntabwo aba akeneye kumwisobanuraho cyane mu gihe wakoze ikosa. Umuntu ugukunda ntabwo aba akeneye kwisobanura cyane. Ariko umuntu utagukunda niwo wamusobanurira guhera ku wa mbere kugeza n'umugoroba, kugeza ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ntabwo akumva. Ni ukuvuga ngo icyizere kiba ari gike cyane, kugira ngo umwumvishe biragorana. Niyo mpamvu Mama Ali hano nabikubwira rwose. Imam Ali nta kintu atavuze. Hari abantu bashobora kumva ngo ku Mayire, bakumva ko izi nama zireba ku Mayire wenyine, ariko nka sosiyete twe twiyumvishe ko ari twe ba ku Mayire yabwiraga. Twiyumvishe ko ubu ngubu ari twe ba ku Mayire yabwiraga. Kuko ni ukuvuga ngo ku Mayire we yaragiye ati ya Ali, ni izihe nama wangira nagendera mu buzima? Amugira inama zidafite igihe zizarangira. Ni inama zizahora kuba ko nta gihe kizagira ngo tugeraho twumve ko twihagije. Tuzabana n'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tuzakenera kubana n'abagore bacu, tuzakenera kubana n'abana bacu, tuzakenera kubana n'ababyeyi bacu, tuzakenera kubana n'abo dukorana, tuzakenera kubana n'abo duhura nabo. Abo bantu bose izi nama ko ari eshanu zirabareba. Ndakeka twakomeza ku nama ya gatatu niba nta kindi kintu kuri iyi nama ya kabiri wakongeraho. Bitewe n'iminota rero ukuntu yatugendanye, reka turangirize ku nama ya gatatu yamugiriye. Ni izindi tuzazigarukaho ubutaha. Izindi tuzazigarukaho ku wa kane no ku wa gatanu. Ku wa gatatu no ku wa gatanu. Imam Ali rero agira inama ku Mayire. Aragira ngo ati yewe ku Mayire, tandukanye imibereho yawe n'abagize ute n'abagizi n'abangizi babita ba fasikun n'abanyabyaha, kuko uko bagenda muri make uko bagenda mugendana
bagenda bakwanduza we n'umuryango wawe. Naam. Bityo rero Imam Ali inama agira ku Mayire amubwira ngo tandukana n'abantu n'abangizi kuri isi yacu hariho abantu bangiza benshi cyane, ari ku buryo bwa roho, benshi cyane mu bihe bitandukanye. Dufite abana benshi cyane hano bagize ute bari mu bikorwa bitandukanye ariko bidahesheje Imana agaciro kubera abantu babanye nabo. Abdul, nyemerera iyi nama tuyisoreze ariko tuyitindeho kuko ubu ngubu abantu benshi yaba urubyiruko yaba abakuze, ikintu cya mbere abantu benshi bazira mu kudatera imbere, haba mu gutera imbere hano ku isi, haba no gutera imbere mu buryo bushobora kuzabagirira akamaro yawe muri kiyama. Ni ukuvuga ngo ikintu cyo kutamenya icyo kutamenya guhita abantu tugomba kubana nabo nacyo kiri mu bintu bidukoraho, haba ubu ngubu no ku buzima buzaza. Ni ukuvuga ngo kuri iki kintu yavuze cyo kugerageza, atugira inama yo kugerageza gutandukanya imibereho yacu n'abangirizi n'abanyabyaha, tukagerageza kubikora uko byagenda kose. Abanyabyaha rwose kuko nuvuga ngo abanyabyaha, yakomeje bivuga ngo abanyabyaha bazakwanduza wowe n'umuryango wawe. Nuvuga ngo ikintu cyose tuzakora twumva ko nibyo ahangaha ibyo Imam Ali avuga nibyo, kubera abanyabyaha ubwawe gusa bashobora kwanduza wowe ubwawe bakanduza n'umuryango. Rega niyo batagira ku muryango wawe, urumva wowe kuba bakwanduje kugira ngo biba bihagije, biba byaragiye. Ni ukuvuga ngo akayamvugo ngo burya ngo ikirayi kimwe iyo cyaboze mu mufuka w'ibirayi, ibirayi byose iyo utinze gukuramo icyo kirayi cyangwa se ngo urebe ukuntu bigenza icyo kirayi kivemo, ibindi birayi byose bigira gute, birabora. Ni ukuvuga ngo hano ku kintu Mama wari yavuzeho kirakomeye cyane, kandi nicyo burya aba bantu tujye dushimira Imana kuba twaragize abantu nk'aba ngaba ku isi, nabo bakemera no gukoresha n'ubwenge Imana yabahaye kugira ngo tumenye, tugire natwe ubwenge, tugire akantu kazatwereka uburyo tuzabaho. Abdul, aka kantu urabona ko ariko ni ukuvuga ngo iyo ubanye n'abantu b'abanyabyaha, ubwo kadufata ingero nko ku bantu nka batatu, ku ngero z'abantu 3, ubwo ni ukuntu tungana. Tuvuga ngo kadufate ku rubyiruko, dufate ku bantu bakuze, urukumva, reka dufate izo ngero ko ari 2, urubyiruko n'abantu bakuze. Ni ukuvuga ngo niduhera ku rubyiruko ari narwo dushaka cyane ko kano kantu rwakumva neza cyane. Ni ukuvuga ngo uzasanga burya iyo urubyiruko akenshi iyo duhuye hari ibintu dushaka ubu ngubu bitewe n'imyaka turimo, hari ibintu tuba twifuza bitewe n'imyaka turimo. Akenshi rero burya iyo ugize ikambyite umwaka cyangwa se yakambyite amahirwe make kugira ngo byumvikane, iyo ugize amahirwe make ugahura imibereho yawe ikazamo abangirizi benshi n'abanyabyaha, Abdul, iki kintu gituma nawe uba umunyabyaha, kigatuma nawe uba umwangirizi, kubera ko nibo bantu bari hafi, nibo bantu ureberaho, nibo bantu bakugira inama, nibo bantu muhorana, mbese ibintu byose ukora n'ibyo bakora biba bifite aho bihuriye, kubera ko nibo muba muri kumwe kenshi. Ni ukuvuga ngo Imam Ali yadushishikarije ko twagerageza gutandukanya imibereho yacu n'imibereho y'abano bantu. Yego, nitugera kuri ka kantu k'abantu bakuze, ubwo kavuge ngo ni abapapa ni abamama barenze ya myaka 30, ya myaka iyo bakuze nyine bo hejuru. Ni ukuvuga ngo nabo iki kintu kirabareba. Ni ukuvuga ngo mu kazi ushobora guhuramo n'abano bantu cyane, muri karitsiye utuyemo aba bantu ushobora guhuramo nabo, ahantu hose ugenda ushobora guhuramo n'abantu. Usanga abapapa bagira gutya, bafite ahantu bakunda kwicara bakaganira basoma agacyayi, abamama bafite ahantu bakunda kwicara baganira, hari ibintu byateye ngo ni ibimina n'ibiki, kumva ahantu hose uba ushobora guhuramo n'abantu nk'aba ngaba bashobora kugira inama bitewe n'icyo wowe
wumva bitewe n'ukuntu bafata bikaba bishobora gutuma izo nama zabo uzigenderaho. kandi Imam Ali yatubwiye ko adusaba ko twagerageza gutandukanya imibereho yacu n'iy'abantu ubwo ndavuga abangirizi n'abanyabyaha. Ale, bitewe n'igihe tuba baduhaye abayobozi bacu, tubanyurire mu ibyo tuvuze, ariko icyo nababwira, inama ya kane iya gatatu tuzaza tuyisesengura neza, iya kane ya gatanu ni ukuvuga ngo tuzagerageza ubutaha ni ukuvuga ngo inama ya gatatu, inama ya kane n'inama ya gatanu tuzagerageza kuzisobanura ku buryo hazahita havamo isomo. hazavamo isomo. Muri hazavamo isomo, Imam Ali yabagiriyemo inama nziza cyane. Bwa mbere, mugerageze kubana n'abantu neza ku buryo nimuramuka mupfuye bazabaririra, ndetse nimuba mukiri kuri hano ku isi bazabakunda. Iyo ni inama ya mbere. Iyi ya kabiri twakomojeho yari inama yagiriye ku mayiri, ariko twasanze tugomba kwishyira mu mwanya wa kumayiri kugira ngo tubyumve neza. Ni inama yatubwiye ati mugerageze mube abafana b'ukuri ku rwego rwose waba uriho, waba uri umunyantege nke, waba ufite intege, waba uri umuyobozi, waba uyobowe, kumva, waba uri umukene, waba uri umukire, waba uri umuhungu, waba uri umukobwa, waba uri muto, waba uri mukuru, ugerageze ube umufana w'ukuri. Abdul aravuga ati ngo ntuzigere ureka kuvugisha ukuri na rimwe. Mu buzima bwawe bwose uzabe umufana w'ukuri, yaba mu bikomeye, yaba mu byoroshye. Yego. Waba ufite ingufu, waba uri umunyantege, waba umunyantege nke, waba wicaye ku butegetsi, waba uri munsi y'ubutegetsi. Muri make, mu gihe uzaba ukiri ku isi ugifite ubuzima bwose, uzahore uvugisha ukuri. Abdul, reka twizere ko abantu badukurikiye, reka twizere ko wowe ukurikiye iki kiganiro bwa mbere, nizere ko ibi bintu tuvuze havuyemo isomo. Havuyemo isomo kabisa. Aka kanya mbaye umufana w'ukuri. Ubusanzwe ntabwo ari umufana w'ukuri. Oya, hari hano kuri Imam Ali avuze ibintu n'ingeri zose, atubwira ko muri makeya, sibyo, hari ukuntu uri n'umuyobozi, ukuntu urumva, ariko ukaba wazanamo utari mukuri nyine kugira ngo abo bantu bawe urumva. Ariko atubwiye ko rega turi abantu, hari igihe tugira n'akantu gutyo tukabeshya ukuntu ushobora gucikwa. Ariko aka kantu arengejeho bwa nyuma, urumva, muri make, mu gihe mu buzima bwawe bwose uzahora uri hano kuri iyi si, uzavugisha ukuri, urumva. Nsinumva ko, urumva, n'akakantu gatoya cyane atemere kukabeshyamo. Ntabwo byemewe, ntabwo ari sawa, ntabwo ari byiza. Wenda tujye twirinda gusobanura ibintu, tubijyana tujye tugerageza gusobanura ibintu tubijyane mu buzima no mu buzima busanzwe. Ubusanzwe turabizi ko ikinyoma ntabwo ari cyiza muri sosiyete cyane, kuko ni ukuvuga ngo iyo ubeshye hari ibintu byinshi byakagombye kuba wica, hari byinshi byakagombye gupfa bitari na byiza, urukumva, utuma bibaho kandi bitakagombye kubaho. Ni ukuvuga ngo burya ikinyoma nta keza kacyo. Tugenda no kurebera kuvuga ngo wenda Imana yarabibujije, Imam Ali, Muhammad, izindi ntumwa na Isa barabibujije. Tutarebe no kuri ibyo ngibyo, no mu buzima busanzwe umuntu ufite ubwenge iyo atekereje neza akareba imbere ye abona ko ikinyoma nta keza kacyo. Reka tugere ku nama ya kabiri yamugire twirukanga. Yaramubwiye ati yewe ku mayiri. Reka tureke ku mayiri, katuvuge yewe bantu bacu. Reka tuvuge ngo yemwe bantu batuye isi. Yego. Bana n'abatinya Imana. Kandi ubakunde, kuko umuntu utinya Imana agukunda kubera Imana. No gushaka gushimirwa nayo, no kugira ngo Imana imwishimire cyane. Mu bibazo no mu bikomeye ntajya agira ute, ntajya gusiga umuntu ugukunda kubera Imana. Umuntu ukora ibi bintu byose abikora kubera Imana. Ariko Abdul, hano hantu hari ikintu twibagiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo twibagiye kuvuga ngo ese umuntu udagukunda, umuntu ugukunda
bitari ukubera ugushaka kw'Imana abagukunda gute. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba agukunda bitewe n'icyo agukuraho. Ashobora kuba agukunda kubera ko wenda nagukunda uramurangira akazi, nagukunda uramuha amafaranga, nagukunda araba mu nzu yawe, mu bintu byose. ni ukuvuga ngo nagukunda uramushyira imbere, uramuha opportunity. Uwo muntu ugukunda muri ubwo buryo, iyo ibyo bintu bishize byatumaga agukunda, wallahi ndabihamya n'akaboko kanjye ko arigendera, ajyana nabyo. Iyo ibyo bintu bishize nawe arashira, iyo ibyo bintu bigiye nawe aragenda. Ari muri sosiyete nuko abantu babayeho, ni gutya abantu babayeho, sinzi impamvu. niba urumva nk'urugero, urumva niba kuri mu walona umemba, yego, amafaranga nagushirana ntabwo nzongera kugukorera, ngomba kujya ku yindi TV. Ariko kubera twese ahangaha twaje dukorera tugira ute, tubikora kubera Imana. Urumva Imana yo nzi ko icyo nkora cyose kuri icano izamimba. Urumva ariko urumva ubwo buri muntu wese aratabishyira hanze mu buzima bwe. Urumva kubera mbikoze kuri Imana. Urumva Imana imfite icyo nyishakaho. Urumva sinyishaka kuri wowe, sinyishaka kuri undi, nicyo ngicyo nshaka. Reka tujye mu buzima busanzwe Abdul. Ni ukuvuga ngo niba ufashije umuntu kubera Imana, uramufasha uvuga ngo kubera ko mufashije kubera Imana, nanjye Imana izanyibuka. Mbikoze kubera ko Imana ibidusaba, rukumva. Ariko nubikora kubera ko umuntu namenya ko wamufashije azaguhemba, ukabikora kubera ko abantu bari kukureba baravuga ngo uriya muntu ni mwiza, wallahi nta kiza k'ibyo bintu. Gukora ikintu kubera ko abantu bari kukureba, gukunda umuntu kubera ko hari icyo uzakuramo nyuma, urumva, kubera ko namenya ko wamufashije azaguhesha akazi, ibintu byinshi byose biri aho ngaho. Nta kiza kabyo. Muri makeya mu buzima bwawe, muri izi nama eshatu tumaze kubona, mu buzima bwawe kubera Imana ushobora guhindura n'umuntu, havamo isomo. Ushobora guhinduramo umuntu wari mubi ukamugira mwiza, ariko nubona byanze ashaka no kukwanduza, ahubwo uwo muntu utandukana nawe, uzamureke Abdul, uzamureke uwo muntu cyane, nta keza ke. Niba abantu ubu tujye no ku nama ya gatatu, aho Imam Ali yakomeje atubwira ati tugerageze gutandukanya imibereho yacu n'abangirizi ndetse n'abanyabyaha, kuko aba bantu nidukomeza kugendana nabo, nidukomeza gukurana nabo, nidukomeza kuvugana nabo, nidukomeza gukorana nabo, ubona adahindutse mureke. Uba udafite n'ubushobozi bwo kumuhindura, murekaho kugira ngo akwanduze, wanduze umuryango. Niko yakomereje yuko nakwanduza ukanduza umuryango wawe, umuryango wawe nawo ufite abandi bantu bagendana, nabo bazandura. Abo bantu bazanduza bizamera nk'icyorezo, bizameze nka corona. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe arayizana yiguhe, nawe ugenda uyiha undi muntu kubera ko mutagerageje kwirinda. Ariko hano hantu tugerageza kwirinda, nitubona abo bantu nta keza kabo, nta kintu cyiza batugezaho gishobora kuzadufasha ku munsi w'imperuka. Imana ivuga ngo iki kintu reka ncyongere ku munzani wawe, ahubwo uzasanga ari ibintu biri kumunga ibyiza twakoze biri ku minzani yacu. Wallahi Abdul, reka aba bantu tubagendere kure. Reka ngushimire Ali. Nanjye reka ngushimire Abdul. Urakoze cyane n'abantu badukurikiranye, turabashimiye. Kuwa gatatu turi kumwe, tuzaba turi ku yindi ngingo. Iyi ngingo yo kugira izarangira turi kumwe kuwa mbere w'ikindi. Tuzayisoza kuwa mbere tuvuga ku nama ebyiri zisigaye, ya kane n'iya gatanu. Ubwo sibatumye tubicisha amatsiko. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukubicisha amatsiko, kubera ko ni ibintu byabo, ni ibintu bafite uburenganzira bwo kubona. Agomba kuba ari hafi kugira ngo izo nama ebyiri zisigaye azazikurikire. Niba utarakanda subscribe, kana subscribe kugira ngo uzabone notification ko izo nama zisigaye zahageze, kugira ngo ikiganiro watangiye utazagicamo kabiri utagikurikiye. Abdul, reka aricyo dushishikariza abantu. Ubu kubera umutima wawe, natwe turi hano kugira ngo tubikore kubera umutima, kubera tubikunze, tubikore kubera Allah, tubikore kubera Allah. Ali, katugushimire. Ndi kumwe na Ali, nanjye Abdul, turi kumwe kuwa gatatu mu kiganiro cyacu
tuzaba turi kumwe havamo isomo. Rero n'ubu ubona havamo isomo nziza cyane, rikomeje kuvamo isomo nziza cyane, ukomeze utwandikire n'umuyima mushaka ko twaza kugira ngo tuvugane nawe, cyangwa n'intumwa wumvemo isomo yaba yaravuze kugira irikuremo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.